disi ndabwira ngo iki madamu urasana izanduru wanshaka ugasanga ndi kuba ntwana nawe mu rugo ese ndi bwakurikira ese burangiye mu buyobozi ariko wapi abanza mbiganizeho madamu numva ukuntu ari bwambwire n'uburyo mfata imyanzuro ya bano bantu banambuye rwose ndi kubona bancize hasi. mbona umeze cyabaye uri kwivugisha mbona wumiwe ni iki cyabaye ndi kubona utameze neza ufite ikibazo buriya nkubwiye rero madamu ufite ikibazo kinkomereye cyane wa muhungu wo kwa Ntuza hano haruguru aherutse kuza ati nguza amafaranga ndayamukubita n'undi araza nawe ati nyabuna mbabare nguza amafaranga ndayaguha mu gitondo hari n'undi waje ahubwo njya kumuguriza no muri banki nuko nari ubwo nyine ni bya bindi byawe by'amadeni abantu bose ugenda ubaha amadeni uhereza amadeni reba uriya mwene nyoko reba wa mubyara wawe wahaye ideni nawe bya 200 yarabikwishyuye se ntabwo arayamba kugira ngo azayaguha ryari reba na wa mushuti wawe wahariya hirya nawe umukubise 100 babonye uri banke cyangwa niki hari igihe abantu baza bakabona uri banke kandi aka kanya haramutse ugize ikibazo ukavunika cyangwa ugapfa najya kubona bose nkabona baje birunze hano buzuye imbuga ngo baje gushyingura dore ko abiki gihe bakunda bapfa kurusha abazima buri urebye nabuze ikintu cyo gukora hari n'umuntu yeze kugisha inama abura inama yangira noneho ejo bundi ho nagiye nsanga arafunze ngiye ruguru kwa wa muhungu nawe nsanga nawe agize ute umugore arambya ngo ntawuri ariko uko bigaragara baranyihishaga ntabwo baba bakeneye kunyiyereka naho wa mugabo wo hakurya iriya nawe njya wundi ngo mwari mugiye guhuza business nyine ngo mukorana kubwiye ngo mufatanye igishoro nawe njyayo ikaba uko nguko nkamubura none se ubwo nukuvuga ngo mbese ba bantu mwakoreraga ntabwo bishyura konzi ko bahembwa buri minsi 15 baba bahembwe byibiri iyo barenzaho iminsi 3 cyangwa 5 none uwo mugabo iyo ugiye kumubaza uti niba mwahembwe akubwira ko batahembwe nsanga ntawuriyo umugore akakubwira n'umugore se we ntawubona umuntu mwahuje business mugashora mugafatanya igishoro mugakora igihe cya ikenzeni ya mbere ikarangira iya kabiri nayo ikarangira ugafata ikenzeni ya gatatu akubwira ngo ayo mafaranga ntabwo babishyura abo bakozi nta mukozi wakora ngo amara ukwezi n'igice adahembwa ibyo ntibyashoboka ahubwo kereka niba ari wa mugabo w'indyarya niba nawe ashaka kukwambura none mwahagaritse gukora ugiye kumubwira umubwira ngo mugabane amafaranga bamaze kuba arakubwira ngo bawitonze ubutegereje ngo arajagaraye mu mutwe none kugezana n'ubusa ntago arahuguka byibura ngo mujye gukora imibare niba ari na makeya mubashe kuyagabana byihorere narabashatse ndababura ubu ngubu maze kurambirwa nabuze icyo gukora ubwo nyine uzababona wapfuye none nugutegereza nyine ubwo nupfa umunsi wapfuye nzababona bose uzaba ubareba se konzi ko bazaza kwa ndabizi abantu b'iki gihe bakunda bapfa kurusha abazima ariko urabizi kanzari icyo ngiye gukora ngiye kukwereka buretse kanze nkwereke umugabo wanjye arapfuye oya ntibishoboka arapfuye yararwaye muzima mu ntabare mbese bigenze ute ari heza ari mu rugo ari muzima ntabare mbese apfuye ate yararwaye yewe waje tubasabare mu ntabare ihangane rwose koko ubu bibaho ko umuntu apfa atarwaye nanga baramuroza Valante ngwino dutabara uyu mubyeyi koko numva narusa kujya none se ngo umugabo warapfuye umugabo warapfuye mbese umuntu afata arwaye si ikibazo se buriya baramurozeta
Uraba muhaye ntarazi. Tanzania isi gutuvuta mu maso tugiye. Gira vuba uze tujye kumureba. Ihangane rwose. Ihangane. Ubundi kibabaje si uyu mupfu. Uyu mugore upfa akayangana gutya kuko. Umugabo agiye kabisa karepe arihuse. None se ndebera kwe ubu turahanginguka gute? Nandi umupfu we ntabwo yamenya abantu bamuri mideni cyangwa yari yarabibwiye umugore we. Ariko ibyo yakora byose nagenda ibihumbi 100 byose yamaye ejo bundi ko nabicoye no muri business gahomba yarari kubona nzabikora. Turatunguka hariya ibyo byimenye jewe n'icyara nako nari muri ibihumbi 100 ariko ibyo bihumbi 100 byose sha nizere ko apfuye neza pe kuko ntabyo nzamwisha. ahubwo siko mbona uriya mugabo ari gutanga amafaranga menshi twasanga ari n'ibyo bikoresheje kugira ngo Fasi yapfuye neza n'abaturage bose barabizi n'ahandi no hose batabizi ko yapfuye akipfisha se haba kugira ngo atwishe. bavuze ko n'isanduku barangije kuyiteranya basigaje kuja kumushira mu cobo nase bayikoresheje ko ari igihe zikoraga wowe wari umurimo angahe wari umurimo amafaranga angahe 700 700 gusa se cyangwa 700 byose ayigamana zibona bigenze tuko tugende ayo muri munagenda ndi kuvuga ko ari uyanje ngende kubikemanga aho uriya sura kureba kubikemanga ko bike tuje gushingura umuntu w'abandi apfe Ihangane rwose, ihangane. Ihangane ahubwo Umutwikire nikora n'amasazi gari kugituma. Oyo no mugore n'ubabashe nawe. Yagiye. Ihangane mujye, ihangane nano ndabagabo turahari. aho byari murarima mu we ko yapfuye agende yogatsindwa Ese bo nabahe none murabo neza ubwo bari kuza ari kuvuga we aho mutaje mutabara umuntu mugenzi wanyu wapfuye. none se buriya ariseri Ese uri kumva ukuntu umugabo none wavuze ngo twiriwe neza umuntu yapfuye bibaho. Umuntu aba ari kubona ko yapfuye. umuntu yapfa Uyu mugabo Kibazo. Erega nanjye nari muri mide oya nako nta kibazo nawe. Bivuga baruye ari muri muto deni. Nari muri mide none. ubwo twese Nari muri mide ni muri ibihumbi 100 yasaga kunyishuza Ejo bundi uyagendeye kuri nabayanyi wabo sama yiki bamushingura apfe yarangeze habi batamuyirirwaga ari kumbwira ngo ideni n'iki napfe Ndigabona nari mfite. Genda kugenda muri kugira niyoberanye narira singendezwa n'iki kitu. nanjye ndishimye numva ngo yapfe twabura kugira Dore kwaye. kugira ngo nyine babone ko twifuza. Nyine turasanze ari muri byose ibihumbi 700 ibagire vuba ko tumushingura tumwikize hakiri kare n'umuzimu gwe tusige tugushingura ndahabyinira none ngo bateraga indabo ndatera igiti cyako nuko njya kuwa kabye amafaranga narizigamyemo makeya yewe ndahabyinira ibyo wigira apfe ibihumbi 100 byari bingeze habego nabinda no kuyicira cyangwa ubwo nundi muntu yagujije namwere cyaho bera kiba umugore we nari naramukunze yewe ye no guhamagara ibyo birekesha ukuntu gitandara rero ukuntu cyapfe n'abantu ko bacegeranya ngo amaguru geze ese ugufata ibi biguru agiye umupfu yapfe ntago amaguru umuntu gusanga kuruma kwigambira yako n'ababyeyi rero sikuri none se yari muzima ngo ntanabumvishe kumbe ni imitwe bakumvisha iki hari ikintu twavuze hagarara aho ngaho mwese nawe urava aho ngaho mwese ibyo mwavuze sinabibabwiye batubwiye ikizi kuba wabivuze none we byari mwese uyu ni umuzimu Yesu reba
yapfuye ntabwo yapfuye bari guseka amagambo mwavuze yose nayumvishije mwese ntababonye mwese ku murongo muri kunyumva kubwite uyu mugabo ari kumukemanga si wowe niba wabivuze iryo deni ryawe uraryishyura yegora ntuzura ko ari guseka yakwegera akatubwira yagiye no kwiyurira mu isego ngo kumwishyura umuzimu uyu ni umuzimu ni umuzimu